gabaga akana kahinjira umugabo nyine baragafashe ku ngufu gahita akabwira nyina ngo mango dore cya kigabo urumva rero urubanza nk'urwo rugomba kubera mu muhezo ntago rwabera mu ruhame. Niyo mpamvu rero ribu ni kimwe ikomereza byambwiraga afaranga n'umusitari ku buryo yarushana bagasaba se nabonye ko baje abantu basanzwe ari afandi ukomeye cyane. Ni ukuvuga ngo ubutabera bwo mu Rwanda ni bumwe ku bantu bose, ribu itwara kimwe ku bantu bose, nta muntu itwara mu buryo bwihariye kandi nta n'umuntu uburana mu buryo bwihariye keretse iyo bisabye ukavuga uti nje cya kimwe ndivuga kubwira ngo yafashwe akurikiranwe icyaha cyihotera cishingiye ku gitsina. Ariko ndivuga ngo ashobora kuba cyaravuyeho kigahindurirwa inyito cyangwa se kigakukazaho ibindi. Ubwo rero aterwa n'icy'ubushinjacyaha uyu munsi uraba umurega yadinzo iyo barwa yanditse cyangwa se iyo barwa yanditse icyambere byaba bifasha kuko iyo umuntu agusaba imbabazi haje bita propaganda yaje muza mu bushinjacyaha bakora bagahuza abantu mbere yuko aho kugira ngo bajye mu rukiko. Ariko ikindi kandi bari ukinimara haba ibyoroshya cyaha kavuga ati wa muntu wamureze ageze amusabira imbabazi. Okay, tubaye kaze mwebwe mudahwema gukurikirana ibiganiro bya Rwanda Shine TV. Ni by'agaciro cyane. Uyu munsi rero murabona ko turi ahantu hari inyubako nziza cyane. Twaje mu rubanza rwa Gafaranga. Ndakwakiriye Onika. Bakoze cyane Jado. Umeze neza? Neza Shine Rwanda Shine TV fresh cyane kabisa. Okay. Microphone twa fresh. Okay, asante sana. Mwana warasirimutse. Ego. Nawe urasirimutse. Biyo ni fresh anga ku Rwanda Shine TV kabisa. Nurakoze cyane kabisa for the compliment. Rero ndashaka kujya tuganire gatoya ku rubanza rwa Gafaranga. Kenshi nkunda kukubona mu manza zigiye zitandukanye. Siko wabaye mu expert mu bintu by'imanza. Gake. Mani irahari. Ubundi rubanza wagiyemo. Sha icyo nzicyo. Warakurikirana uhereye mu mizi. Imana ubundi baravuga ngo Imana birimo by Emivox. Uvuga ngo twajanga nyine ni ku rubanza ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamataro rero yangaha mu karere ka Bugesera. Niho twaje nyine kugira tuze kumva urubanza kwifunga n'ifungurwa by'agateganyo kuri minsi 30 bya Zakaya cyangwa se Zashe AK Bishop Gafaranga. Twahageze nawe wahageze tuze kurwumva ariko bibashe kugera ku isaha 3:24 nta modoka yari ibizanye Gafaranga iragera ahangaha. Niyo tubonye nta muntu natonya barimo we nta urimo. Haje abandi baburanye basanzwe ariko natwe twiteguye ko ari buze kuburana uyu munsi kuko makuru dukesha inshuti ze za hafi rese n'umuryango nuko yagombaga kuburana uyu munsi. Ariko kuri liste zose zihari ukare ebyiri nta muntu witwa Habiyaremye Zakariya uhari. Ubwo nukuvuga ngo ntibaburana batari buburanye uko nibataburana uyu munsi. Yego. Ubwo baba babyemeye ku wa kane. Ariko nta wamenya hari imanza nyinshi nagiye njyamo ugasanga ntago umuntu ari kuri liste ariko bikarangira aburanye. Cyane ko abantu b'abastari nk'aba ngaba akenshi ari gihe banabazana cyane. Usuko ushobora no gusaba bamuze nka saa 10 akaba bamwicije ahantu kugira ngo baze kujijisha nk'itangazamakuru. Oya ubutabera bwo mu Rwanda burangana ku bantu bose. Kandi ribu nta muntu n'umwe itonesha kurusha abandi. Yego. Kuba yaza kare cyangwa se nyuma ubwo biterwa na ribu kuko ribu kunikora urabona imodoka bafite nk'ingeje ukavugenda nk'ibyi Kigali. Iyi modoka ishobora kugenda mu mujyi igafata umuntu uri muri Kashara yo mu mujyi wa Nyarugenge ikava igaca Gikondo ikava igaca Kicukiro ikava ikajya gufata abantu bari Kimironko ikava gufata abantu bari Remera. Ntago kuvanga abantu yazanye nk'aba ngaba ngibi baturite n'urugero nyine divuga i Kigali byangazi ntago mbizi. Ntago abantu yakora Kicukiro gusa nyine igenda izenguruka mu makasho yose igenda isakuma. Ubwo rero ushobora gusanga iyo ari wenyine wari bwagurutse saa 12 nta bandi bantu ari buze gufata ugahita mufata nyine agatamuza. Niyo mpamvu mujya kubona umuntu yazindutse ntago aba yazindutse kubera ko ari umustar ahubwo nuko umunsi ari we nta hantu bari yazindutse nta hantu bihurira. Ntago bavanga Gafaranga n'umustar ngo ribira mu zamuryo bwihariye oya ese Gafaranga n'umustar ku buryo yarushana bagasaba se nabonye ko baje abantu basanzwe ari afandi ukomeye cyane.
ni ukuvuga ngo ubutabera bwo mu Rwanda ni bumwe ku bantu bose. RIB itwara kimwe ku bantu bose, nta muntu itwara mu buryo bwihariye kandi nta n'umuntu uburana mu buryo bwihariye keretse iyo wowe bisabye ukavuga uti nje niba naje kuburana uyu munsi nshaka urubanza rwanjye rubera he mu muhezo bitewe n'ibintu birimo, nshaka ko rubera mu ruhame. Tuvuge nk'urugero, hari nk'umuntu ufite ubumuga runaka wafashwe nko ku ngufu n'umuntu, biragoye ko urwo rubanza rwabera mu ruhame kuko umuntu ufite ubumuga afashwe ku ngufu kuvuga byo byonyine biramunanira. Tuvugurira we adidimanga ntabwo yabasha gusobanura nyine akavuga nk'umwana ubwo nigeze kujya muri Kibagabaga akana kahinjira umugabo nyine baba gafashe ku ngufu gahita akabwira nyina ngo mango dore cya kigabo urumva rero urubanza nk'urwo rugomba kubera mu muhezo ntabwo rwabera mu ruhame. Niyo mpamvu rero RIB ni kimwe ikomereza ibyo yambwiraga. Onika nyine nkuko nagiye mbivuga haruguru kurikirana imanza nyinshi zigiye zitandukanye, kuri uru nguru rwa Gafaranga waduciramo gatoya ibintu Gafaranga yaba aregwa. Gafaranga akurikiranwe ko icyo gihe yafashwe, urwego rw'ubugenzacyaha RIB rumuta muri yombi bavugaga ko akurikiranweho guhohotera ariko ihohotera rishingiye ku gitsina. Icyo kintu icyo gihe yarakurikiranyweho, ariko urabizi iyo umuntu ageze mu bugenzacyaha no muri parike hari agenda yongera ibindi byaha ntawamenya cyangwa se cya kimwe. Ndivuga kubwira ngo yafashwe akurikiranweho icyaha cy'ihohotera rishingiye ku gitsina, ariko ndivuga ngo ashobora kuba cyaravuyeho kigahindurirwa inyito cyangwa se kigakukazaho ibindi. Ubwo rero aterwa n'icy'ubushinjacyaha uyu munsi uraba umurega. Iyo mpamvu ishobora gutuma nibura nk'umuntu yafungwa nk'imyaka igeze muri 3 cyangwa 5 birashoboka. Nubwo wenda ibijyanye n'amategeko byasaba ko urajya mu ngingo gisinyatse sengura nabonye nsengura ibyo ku nkiko nabonye ari bibi cyane. Ubwo abantu baza amategeko nyine bajya mu igazeti ya leta barebe icyanka icyo ngicyo gifite imyaka ingahe, kuko ntabwo naje nabirebebyemo, ariko byanga byakunda birahari ugiye kuri ku ma website ugiye he na he uhita ubibona igifungo ubushinjacyaha busabira umuntu ushinjwa cyangwa se ukurikiranweho ihohotera rishingiye ku gitsina byose bigaragara. Ariko hari amakuru avuga yuko mudamu we Annette Murava yaba yaranditse urwandiko amusabira imbabazi. Ibyo bintu hari ikintu bira bishobora kuba byatanga? Ayo makuru niyo 75% yuko yarwanditseho ko hari amakuru mfite avuga ko no muri system ngo bishobora kuba yadinzo iyo barwa yanditse cyangwa se iyo barwa yanditse. Icyambere byabifasha kuko iyo umuntu agusaba imbabazi hajye bita propaganda ya nuza mu bushinjacyaha bakora bagahuza abantu mbere yuko aho kugira ngo bajye mu rukiko. Ariko ikindi kandi bari ukinimara haba ibyoroshya cyaha kavuga ati wa muntu wamureze yageze amusabira imbabazi. Urumva buriya ntaho bihure se no kuba bashobora no kuba banasubirana cyangwa wenda byaba ari nk'imbabazi ziri aho ngaho gusa kugira ngo wenda ave mu kasho imbabazi. Ariko hajya batanga imbabazi mucinjacyaha akaba cyangwa se umucamanza akavuga ngo nubwo utanze imbabazi icyaha yagikoreye sosiyete si wowe gusa. No kwanga icyaha yakoreye umudamu bamubariye ushaka akavuga ati oya nibyo koko barakubabariye ariko iki cyaha gikoreye sosiyete. None se sosiyete umuntu mwahinduka sosiyete ese nkubita urushyi gutanga mu Rwanda tamubwira oya bikorera tamubwira impamvu ni mpamvu bivuze no ko ni imodoka ari ibuka oya nagayo mpamvu reka njye mbikore ubona gutya ndagukubise. Yego ubu mbwiye umuntu wese urarira ko gukubita umuntu ntacyo bitwaye. Ubwo icyo ndicyo bisobanuye ni ngukubise simfunguye nerekanye ko gukubita umuntu nta kintu bitwaye. Uziko bya bintu bitoroshye se ni ukuvuga ngo niba ari ikibazo ugiranye n'umuntu umwe bishobora kukwafectinga none bikaba icyaha cy'abantu bose. Niyo mpamvu umuntu yambara ubusa akabishyira kuri Instagram ye agafungwa kuko ari gushishikariza n'abandi bakobwa kwambara ubusa. Ese n'ubyumva kuko ushobora kuvuga ngo mwamfungiye iki kubusa ari ubwanjye nashyizeho ubwawe kandi urimo kubwira n'abandi bakobwa ngo mwambara ubusa ni byiza. Bya bintu ntago byoroshye. Ikigaragara cyo aho amasaha ageze tugarutse wenda kuri Gafaranga aho amasaha ageze ntago mbona ko biri butange icyizere cyuko ashobora kuba ari mu ngenda vano saa 8 nibwo ndi buvano ngewe. Nukwangura cyo wumva ufite icyizere cyuko urubanza rwa Gafaranga ruri bubu uyu munsi? Saa 8 nizimboda zirenze ndagenda.
reka dusoze wenda izindi update zose turi buze kugenda tuzitanga muguma ngaho kuri Rwanda Shine TV muraza kubibona murakoze cyane.